yagiye gusaba ubufasha igisirikare cy'u Burundi, Tshisekedi akavuga ati gukurikije ubuhanga mufite na experience mu bya gisirikare, ubu nje ahangaha ngo tuganire ku by'ubuhinzi n'ubworozi. Uko bwasanzwe ntabwo ari ibintu bikaze kuba ushaka isoko ry'imbuna nk'uko muri DRC, ugashaka isoko aha n'aha cyangwa hariya, byanze bikunze ugomba kugira ikintu ubaza u Rwanda. Sana nk'ibintu byo muri Congo bavuga ngo za M23 niki. Ese ubundi kuki abantu batazibaza impamvu M23 yitirirwa u Rwanda bakabishyira muri cadre ya politique, we ngo ni ibintu by'ibihuha, ngo n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Kari akantu k'akajambo kazamo ngo abakongomani bavuga ikinyarwanda, Rwanda hita yikubitamo, ari umuntu wenda wagasomye, urumva agasoma gisirikare, ari umuntu wenda fizibure zimwe za sose, urumva abantu bakunda igisirikare. Umuziro ni ukubabwira ngo bajye ku rugamba gusa. Buriya se abantu benshi bavukana kamere za gisirikare nk'uko tubivuga. Mu mutara iyo hagiye ntubibona neza, mu mutara umuntu amaze kugasoma neza agafiningije, ahita atangira ati shagiyewe wowe ugize wumva umuntu koroneli kanaka, naramwumvise mu bitabo, urya rero ni murumuna wanjye iyo abonye ujijutse yashobora no kuvuga ati ni jyewe. Njya mbona General Major Sylvain Ekenge akunda kugikoresha mu kwerekana igihagararo cy'igisirikare cya Kongo sirtu mu biyaga bigari, muri discours zikunze kugarukamo n'abakongomani bakavuga turaba munani kariya gahugu ati ntago katwegera, ntago katwegera tamirurimo. Urumva gishobora kuba kitabaha amakuru cyangwa batabona aho bamenera ngo bayabone, kigeze kurwana n'ibihugu bigeze ku 8 muri Afurika, ya ntambara bita ngo ya Afurika kigaca umurongo kiti uyu murongo duciye ntabwo muri burenga. Urumva guca umurongo mu gisirikare ntibigoye. Ikaze kuri wowe ukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Tugiye rero mu kiganiro cyitwa Uruvugiro, ikiganiro kimaze kumenyerwa na benshi. Denis, ubona ko kimaze kumenyerwa, kandi iyo ukoze porogaramu nk'uku nguku ubwo nyine audience isigara yikwishyuza cyane. Uruvugiro ruri hehe? Denis rero gusohoje nawe nakwikirije Marshal nanjye ngusuhuza. Burya muri Human Resource Management bajya bavuga ngo umukiriya wa mbere ngo ni umukozi iyo ari nko muri company, uwa kabiri akaza ari wa mukiriya nyine. Urabyemera nawe? Ko ari aho bavuga se ngo umwami ni umukiriya nyine, umwe wari umwami ndari igikomangoma. Bityo rero nawe ubu ngubu kuri audience yacu nawe navuga ngo reka nkwakire bwa mbere muhe ikaze kubadukurikira, kuko abadukurikira tubahereza ibyo tuba dufite biba byabanje muri twebwe twabisogongeye cyane. Wasogongeye iki rero uyu munsi kugira ngo tubashe kubwira abandi tuti mu Ruvugiro uyu munsi turibanda kuri ibi? Mu Ruvugiro uyu munsi urebye turibanda ku rutonde rwa Global Firepower. Global Firepower abantu bakora urutonde rw'uko ibihugu bisumbanya imbaraga n'ibituza mu bya gisirikare. Urutonde abantu badakunze kuvugaho rumwe, turaza kureba byifashe bite noneho. Muri uyu mwaka rero biragaragara ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiracyari igihugu cy'igihangange mu gisirikare mu karere kiza ku mwanya wa mbere, kandi kikaba ku mwanya wa 8 muri Afurika yose. Urumva ko ari igihugu kitoroshye na gato. Turaza kubireba byose. Turaza kureba rero ibigenderwaho mu gushyira ibihugu kuri uru rutonde, ndetse turebe n'ibihugu, kuko ntabwo ibihugu byose usanga hari ibihugu bimwe biriho n'ibindi bitariho. Nk'igihugu cy'u Rwanda ni igihugu udashobora kuzabona ku rutonde nk'uru. Ntabwo nzi impamvu rutajya rugaragaraho, riba ari rwo rubishaka, riba ari abakora urutonde babishaka. Ibyo wenda byo twazabibaza, ariko igihugu cy'u Rwanda mbese muri Afurika ibihugu bigaragaramo ngo ni 36. Ubwo no kuvuga 36 ibihugu bindi byenda gukabaka 20 bitajya bishaka kuprotreinga kuntuze kuri urwo rutonde. Ntacyo, reka turebe n'indi ngingo twaza kuvugaho, tuze kujya no mu tuntu n'utundi. Indi nkuru ishyushye urebye iri mu karere nuko hari M23 ivuga ko hari abacanshuro b'Abarusiya bayivuganye ba Wagner. Yerekanye amafoto yabo se cyangwa ni ya foto
y'umuntu w'uruhu rwera umwe yabiciye bigacika. ubanza niyo yonyine nabonye nanjye. Biriya wenda tukiri muri Congo twanagaruka kuri uyu mujyanama wihariye wa Tshisekedi ngo wahishuye imipangu uno muperezida yari afitanye na perezida w'u Rwanda mbere y'uko ibihugu bitangira kurebana y'ingwe. ubwo no kureba icyo mwise imipangu hano kuri bwiza.com yari bari bafitanye, abaperezida bari bafitanye, ariko ngiye nkanavuga ngo nubwo turi bubirebeho ngiye nk'ubujyanama, ariko ndavuga ariko mu myumvire yanjye cyangwa se n'abadukurikiye, akenshi na kenshi usanga imipango y'abaperezida iba ari imipango y'ibihugu cyane. nuko nyine abanyamakuru namwe mukunda gushyushya Tshisekedi na perezida Kagame bari mu mipango iyi n'iyi n'iyi. ariko iyo uvuze perezida burya uba uvuze igihugu, tujye twongera aba ari we niwe muntu uba ugihagarariye. ashobora gufata ibyemezo byagishyira mu kaga cyangwa se agafata ibyemezo byakigirira akamaro. icyo mvugiye gutyo kugira ngo tujye duhuza izo mbaraga zombi, ni uko n'imipango runaka iba ishobora gukomeza, sibyo? kandi no mu bihe bindi bizaza, kandi n'ubundi umubano w'ibihugu ntabwo twavuga ngo ubuhereye aho ngaho kuri aba perezida, n'ubundi warahozeho. gusa wenda hamwe ukamanuka ahandi ukazamuka, ku bwana bavuga bati hariho abaperezida banaba ibintu byari bimeze gutya, hari abanaba byari bimeze gutya, ariko Kongo tutarajya kuri ino ngingo, ingoma ibihumbi n'ibihumbi, iyo mipango izahoraho, yaba ibogamye yaba itabogamye. ntabwo rero uvuze ngo irashingira ku bantu en personne, icyo nicyo gihe ntaba nemera, nuko nyine ibihugu bihoraho ariko ntabwo abantu bahoraho. tuvuze rero kuri uru rutonde rwa Global Fire Power rwerekana uko ibisirikare birutana mu ngufu muri uyu mwaka wa 2023 mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika. Igihugu cya mbere kiza imbere gisanzwe no kuri uyu mwanya kinamazeho umwanya igihe kinini ni igihugu cya Misiri. Igihugu cya Misiri kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Yego, kikaza ku mwanya wa 14 ku rwego rw'isi. Urumva cyavuye ku mwanya wa 10. hari aho bagenda nyine berekana ko ibihugu byamanutse, ibyazamutse, biri stable. Ubwo Misiri rukankira mu kumenya ikintu cyamanuye Misiri rwose. Ntacyo ariko twigendera turebe. Ushobora kuba wenda imaze iminsi idakora intambara, kuko nka Kongo bigaragara ko ngo yazamutse muri uyu mwaka. Misiri ariko umwanya iriho niwo yari iriho umwaka ushize. Baragaza ko iri stable. Ikirene nayo yarazamutse. Reka wenda duhere kuri ibihugu byo muri Afurika, wenda no hanze yabyo turabireba. Misiri neza ku mwanya wa mbere, ikaza ku mwanya wa 14 ku isi, akakurikirwa na Algeria. Mwanya wa kabiri iri ku mwanya wa 26 ku isi. Afurika y'Epfo niza ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa 33 ku isi, akaza Nigeria ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 36 ku isi igikurikirwa na Ethiopia ku mwanya wa 5, no iri ku mwanya wa 29 ku isi, igakurikirwa na Angola iri ku mwanya wa 6 na 55 ku isi, Maroc kwa 7 na 61 ku isi. Agakurikiraho rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urebye nicyo gihugu cyo mu biyaga bigari, wenda nyuma ya Angola. Muri Afurika y'Iburasirazuba ahubwo. Muri Afurika y'Iburasirazuba nicyo cya mbere. Ariko se washyizemo niyo hagati wayishakaho iki Kongo? Irakaze, ni igihugu cy'igihangange. Kikaba rero ku mwanya ku rwego rw'isi kiza ku mwanya wa 72 mu bihugu hafi 200 bigize isi. Urumva ko ni igihugu rwose cy'igihangange mu gisirikare. Inyuma yacyo rero imyanya ibiri isigaye kugira ngo ibe 10 haza Tunisia ku mwanya wa 9 na Sudani ku mwanya wa 10. Sudani ya Khartoum. Sudani ya Khartoum. Urukiko rutonde rero shaho rurakaze. Rurakaze. Dushobora wenda gukomeza tukagera nko ku bihugu byose byarebwe 36. Nta kibazo, umwanya urahari. 38. Twe tugeze ku mwanya wa 10 hari Sudani, ku 11 hari Libya. Uganda ikaza ku mwanya wa 12. Uganda nayo biragaragaza ko yazamutse. Libya yo yaramanutse. Ndabona bashyizemo aho bamanutse bashyiramo akantu k'umutuku, aho bazamutse bagashyiramo akantu k'intuza k'icyatsi. Hariya rero hari green stable. Uganda iri ku mwanya wa 12 yarazamutse. Kenya yaramanutse.
iri ku mwanya wa 13, igakurikirwa na Zambia iza ku mwanya wa 14, nayo yagumyeho yari iri. Chad yaramanutse, Zimbabwe yaramanutse, Zimbabwe iri 17, ya 16, Cameroon ni ya 17. Okay. Bigaragara ko yazamutse. Cameroon ngiri hejuru yande? Iri hejuru ya Tanzania. Ayo wewe. Komeza turebe. Tanzania nayo ngo yarazamutse. Ivory Coast iri ku mwanya wa 19, nayo yarazamutse. Ghana yaramanutse ku mwanya wa 21 ni Mali. 21 ni Mali. Yego. Mozambique ku mwanya wa 22 ngo yarazamutse. Kimwe na Eritrea yikurikira ku mwanya wa 23. Nayo ngo yazamutse, hanyuma bigakurikirwa ku mwanya wa 24 na Sudani y'Epfo, igihugu kimaze imyaka 10 kibayeho. Sudani y'Epfo nayo irakaza buriya ku mwanya wa 24 ku isi, ariko bigaragara ko muri uyu mwaka cyamanutse ahubwo. Ku mwanya wa 25 rero hari Niger, nayo bagaragaza ko yamanutse, na Burkina Faso 26 irusha igisirikare Congo Brazzaville. We Burkina Faso ikaza hejuru ya Namibia. Birashoboka. Hanyuma ubwo Repubulika ya Congo, ndavuga Brazzaville, ni ku mwanya wa 27, 28 ni Namibia, Botswana 29, Senegal 30, Madagascar 31, Gabon 32, Mauritania 33, Centrafrique 34, Sierra Leone ku mwanya 35, Liberia niza ku mwanya 36, nayo ngo yaramanutse. Somalia igakurikiraho kuri 37. Somalia yaramanutse cyane, bajyaga bayishyira mu bihangange. Somalia ariko buriya ni igihangange. Nta wayibuza. Akaza Benin ku mwanya 38. Ibyo rero nibyo bihugu byo muri Afurika abakoze urutonde babashije kugaragaza ubushobozi bwabyo mu gisirikare. Hari ibihugu bitagaragajwe. Bagendera ku kirere iyo bajya gukora ibi ngibi. Mu bintu bigenderwaho twabonye ko harimo indicateurs zigitangaza bagenderaho rwose. Ngo bakurikiza factors zigera kuri individuel zigera kuri 60 kugira ngo badetermininge imbaraga z'igihugu runaka mu bya gisirikare. Ngo ranging from quantity, ubwo no umubare bibaza, of military unit. Hanyuma financial standing, amafaranga bishora mu gisirikare, kugeza ku bishobozi bw'ibikoresho, ndetse na geography, ubwo ni aho biherereye cyangwa n'ubunini bwabyo. Ariko ibyo rero urumva ko hanyuma hari indi mpamvu izamo nk'ibihugu bitoya ariko biri advanced technologically, usanga biri guhangana n'ibinini biri lesser developed cyangwa se bidafite ikoranabuhanga riteye imbere. Agasanga agahugu gato kaje imbere y'igihugu kinini, ariko icyo gihe baba barebye ku birebana na tekinoloji icyo gihugu gikoresha ihambaye. Ni ibyo rero urebye. Ariko izo ndikateri rero nyine gihe ntabwo nzanze ku bwanjye, ntabwo iyo global fire power njya nemeranya nayo. Reka none se ufashe ibihugu nka Sudani y'Epfo, ufashe ibihugu nka Congo, ubundi bivugwa yuko bitaranubaka igisirikare mu buryo buri professionnel, ubihaye umwanya wa 8, uruva nk'uko twabivugaga. Bigiye hejuru ya Tanzania, bigiye hejuru y'iki n'iki sinavuga, Kenya bigiye hejuru ya Kenya. Kuko bishoboka ko hari amakuru ibihugu bidahana bidatanga. Niyo mpamvu utabonamo ibihugu nk'ibi by'u Rwanda n'ibindi bihugu bikunze guhisha kure ariko amakuru yabyo. Noneho izi mbuga nka Global Fire Power zikaba zikora ibyo ngibyo, ahubwo zigendeye ko bitekereza, ariko reka nkwereke ku ntege nkeya gutoboka. Bikaba binabona icyuho cy'ibipimo bikoresha bitewe n'ububiko bw'amakuru y'ibisirikare butobotse buva. Aba yagiye hanze, kuvuga ngo mu gihugu iki n'iki, kuba wagenda ukegera umuntu disons wo mu ishami rishinzwe ububiko bw'imbunda J4, urumva kandi bashobora n'amafaranga. Urabizi ko ntibakakubeshye muri aba itangazamakuru mpuzamahanga,
bakoresha n'amafaranga mu buryo bwo kubona amakuru, kugura amakuru. Burya amakuru ni imari. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, ureba ibihugu nabyo byakozweho iperereza, bimwe na bimwe ntabwo ari byose birumvikana, bishyiramo amafaranga ya ruswa, corruption ku mbuga nk'izi ngizi, kugira ngo bifashe muri lobbying cyangwa se bifashe muri mobilization y'abaturage. Siritu nka Kongo, iki cyegeranyo kiri mu cyegeranyo ikunda gukoresha. Njya mbona General Major Sylvain Ekenge akunda kugikoresha mu kwerekana igihagararo cy'igisirikare cya Kongo, siritu mu biyaga bigari, muri discours zikunze kugarukamo, n'abakongomani bakavuga turaba munani kariya gahugu ati ntago katwegera, ntago katwegera, urumva. Ntago wandebeye aho Israel iherereye kuri uno mwaka, ariko nahakurebera nabyo biroroshye cyane, ariko niba bikoroheye uharebe. Aho usanga ushobora gufata igisirikare nk'icya Misiri, kubera ubwo bunini bw'igihugu, kubera wenda izo indicateurs twavuze bagenderaho, ugasanga kiri imbere ya Israel. Kandi koko nibyo, Israel iri ku mwanya wa 18, ibaze twabonye ko Misiri iri ku mwanya wa 14, kikajya imbere ya Israel. Kandi Israel yarabizingazingiye hamwe ibihugu by'Abarabu, ikabihondagurira hamwe mu ntambara zitandukanye, yaba y'Yom Kippur, yaba intambara y'iminsi 6. Israel yarwanye n'ibihugu byinshi birimo Misiri, kandi icyo gihe Israel yari kirimo iravuka, ari igihugu kiyubaka, sibyo ifite kuri ubu. Irakubita ifata Syria, ishyira hasi ku butaka. Syria yari ifite igisirikare gikomeye nayo buriya, uzarebe nayo mwanya iriho, irafata ishyira hasi. Turukiya iri hehe? Turukiya irakomeye, iri ku mwanya wa 11. Aho ngaho hari ibihugu nanjye ntafite impaka cyane cyane. Urebye runo rutonde ku rwego rw'isi, mu bihugu biza imbere ku rwego rw'isi bapfa kugerageza, ko iyo bageze muri Afurika corruption nyine irinjira. So mu ijambo rimwe rero, izi ntonde z'ibihugu bifite igisirikare gikomeye, bigaragara ko abakora izi mbuga bafite ukuntu bashyira igihugu imbere bitewe n'ahaboroheye kubona amakuru. Icyo ni kimwe. Ariko n'ibihugu nabyo ubwabyo bikaba bifite gutanga amakuru ashobora kubayo cyangwa ntabeyo, kugira ngo bizazamuke bibone icyo bibwira abaturage. Kuko ntabwo ntekereza ko ibihugu bidaheruka nko mu ntambara, kuko iyo bajya kubara ubundi ubuhangange bw'ibihugu mu buryo buri professionnel, reka abangaba global fire power, uba ugomba gufata range y'imyaka nka 30 20, ukareba intambara igihugu cyarwanye, operation militaire cyakoze, uko zabaye successful, zaba operation zihariye z'iyi mitwe idasanzwe y'ingabo, haba no mu bijyanye no gutasi, operation bakoze zaba zo counter intelligence cyangwa se ubutasi cyangwa se kuburizamo ibitero by'umwanzi, kuko ibyo nabyo ni ibintu bipirirwaho imbaraga. Ubwo rero ugafata ibihugu nk'ibi ngibi bidaheruka no kurwana, ugafata igihugu nka Tanzania nubwo imyaka imaze kurenga 30 cyakubise Uganda kikayishushubikanya, ugafata igihugu nk'u Rwanda gishobora kuba kitabaha amakuru cyangwa batabona aho bamenera ngo bayabone, kigeze kurwana n'ibihugu bigeze ku 8 muri Afurika, ya ntambara bita muri Afurika, kigaca umurongo, uyu murongo duciye ntabwo muri burenga. Urumva guca umurongo mu gisirikare ntibigoye. Za Zimbabwe zigadondaho bikanga, Namibia ikadondaho bikanga, Angola ikadondaho bikanga, waterega mutwara buciye ntabwo murenga aho ngaho, ibintu biragenda gutya. Kavuga rero ibyo ngo global fire power gusa nkuko bivuga nabyo bifite ikintu bifasha nyine abaturage, bitwarimo tuvuga igihugu burya abaturage bakunda igisirikare cyane. Nigeze kubaza umuntu ni kucya akenshi na kenshi ukoze nk'ubushakashatsi usanga ari umuntu wenda wagasomye, urumva agasoma gisirikare, ari umuntu wenda fizibure zimwe za sose, urumva abantu bakunda igisirikare. Umuziro no kubabwira ngo bajye ku rugamba gusa. Buriya se buriya abantu umuntu wese aba yumva haba umusirikare, ariko kujyayo bikaba ibibazo. Ariko sha abantu benshi bavukana kamere za gisirikare nk'uko tubivuga. Mu mutara iyo hagiye ntubibona neza, mu mutara umuntu amaze kugasoma neza agafiningije, ahita atangira ati shagiyewe wowe ugize wumva umuntu koroneli kanaka, naramwumvise mu bitabo, urya rero ni murumuna wanjye, iyo abonye ujijutse yashobora no kuvuga ati ni jyewe, abaza aho gucunga ku jisho. So abantu bakunda igisirikare, n'izi mbuga zikurikiranwa ubona tuba tuziganira tukazifata umwanya nk'uyu nguyu. Ariko jyewe rwose uwemera ino ranking it's okay, ariko jyewe ntabwo nyemera, kuko tugiye nko mu turere dutandukanye ranking riba itarimo n'amaguye yabigaragaza ko igisirikare cyo muri Afurika kikiri ikinyantege nke cyane
birenze uko abantu babitekereza, kuko nta kuntu wambwira ukuntu igihugu nka Mozambique kiza mu bihugu 22 bya mbere bikomeye muri Afurika, Mozambique kiba kitabasha no kwigondera inyeshyamba ziri hariya, maze Mozambique ikaza imbere ya Eritrea, ikaza hejuru ya Eritrea. ariko sa nko scrolling ubwo maze ngene nkore kuntu ntemera ibintu ngaho urabona ko Ghana yegereye na Mali, yegeranye na Mali, urumva Ghana iheruka intambara ryari, Ghana irakomeye, urumva, ariko kuyituranya na Mali ntago sinzi ipima bagendeho rwo. Ghana ni igihugu gikomeye mu bya gisirikare, urumva, urebye n'ahantu kera kibungabunga n'amahoro ku isi wavuga uti ni sawa, ariko nka Cameroon ngo yaza imbere ya Tanzania, ndaguhakaniye ncishijemo ikaramu, nanjye ndi umurangamutima, urumva, ariko nka Zimbabwe, Chad yaje imbere ya Zimbabwe, Chad irakomeye mu bya gisirikare, ariko kuba Zambia yaza imbere ya Chad ikaza imbere ya Zimbabwe, nuko uhajya bavanga Yisuwe ikaza imbere ya Tanzania, ntago byavamo rwose. Chad ntabwo yoroshye, ibyo byo tuyigarukeho, ntabwo yoroshye, irakomeye mu gisirikare, ntabwo imvugo rimwe, kandi igihugu kitigeze gituza nacyo cyane rwose, gihora mu ntambara. Noneho ngo Madagascar yaje imbere ya Gabon, ntabwo mbizi, Madagascar ntikunda kwigaragaza, ariko kuba Mauritania, Centrafrica kuza imbere ya Somalia nabyo ntabwo byumvikana. Centrafrica reka tuvuge nk'ibihugu birwanishije, ntabwo Centrafrica nta yanishe Somalia, ntabwo yashimaho kuri Somalia. Abantu barwana nabo barwana n'ibyihebe noneho ngaho rero ibintu babiyahuze niko twabira. Kandi attention, nubone ngo ibihugu bya Somalia bimeze kuriya, kubona Mogadishu yigabwaho ibitero. Mogadishu ni umujyi ukomeye, uzawurebe ni na munini cyane, ni umujyi usobanutse, bakabasha guhangana biriya byihebe, ndetse ukabona ko wumvise ko Al-Shabaab bitangiye gusaba imishyikirano cyane, urumva, ejo ndi rwose baravuze bati noneho kuko muri iyi minsi ngo imerewe nabi, niba hari ibihe yamerewe nabi Al-Shabaab ni muri iki gihe, kugira ngo igisirikare cya Somalia cyaragiye kiritegura kirigera ingufu, noneho gifata abaturage kirabasensibiliza, benshi bavuga ati turambiwe Al-Shabaab, babaha intwaro nabo, noneho aho Al-Shabaab itungutse abasirikare nabo baturage n'imbunda zabo bagendera hamwe. Kiriya kintu rero ni cyiza cyane, urumva ko imbaraga z'igisirikare iyo zishyizweho neza abaturage n'aya magroupe ya autodefense, akenshi na kenshi ubona ko bitanga umusaruro. None rero ukavuga ngo Somalia ngaho ngo nagafuka imvugo rimwe, ukaza ugafata ntuzo ukayiputinga imbere yayo na Liberia, ajya ku ruhande rw'isi tureba, ariko turi balansinga tutaza kugira ngo ajya ku isi. Igihugu cya mbere ni United States of America, yego, yose nta mpaka, ntabwo igiva kuri uyu mwanya. Iyo global fire power izibeshyishyire ku mwanya wa kabiri, rero ibyo bazayikorera bahita bayifunga. Uburusiya babukurikiye, Ubushinwa, Ubuhinde, ibyo byo ntabwo ibihugu bihora kuri uyu mwanya, ariko no ku Buhinde buze imbere y'Ubwongereza ntabwo mbyemera, ahubwo Ubwongereza bwarazamutse mu minsi ishize, bwari buri nko ku mwanya wa 8 na za South Korea na Pakistan, noneho Ubuhinde buzakinishe Ubwongereza barebe. Ariko urabona ko aho ngaho role ntuze fagiteri y'ubwinshi bw'abaturage aho ngaho irakonta, gusa twibukiranye ko nk'Ubuhinde buri nuclear power, bufite ibintu bya nuclear. Igihugu gifite rero intwaro za nuclear ntabwo cyabura muri top 10 rwose. Ndabona na Japan na Pakistan izamo, nayo kandi nayo ifite biriya bitwaro. Korea y'Epfo rero ngo ni yakangahe? Pakistan ako kubiri hejuru y'Ubuyapani, no kubera ziriya ntwaro gusa, cyangwa no harimo Ubuyapani bikagaragara ko bwamanutse. Nuclear igomba kuzamo kuko imbaraga z'Ubuyapani zahozeho, ariko ubu ngubu usego sigiye bucungira ku ntuze. France ngo ni yakangahe? Ni ya 9 nayo hejuru yandese ngo ya Pakistan na Japan na South Korea, iri munsi y'ibyo bihugu byose. Warutondewe ndagusetse cyangwa ndagusengeye, abarimo utuntu tumwe tumwe. Ntabwo Korea na Pakistan igihugu ku kindi n'Ubuyapani bifite imbaraga byashima ku Bufaransa, ahubwo si Korea yajya imbere ya Turukiya. Korea ntabwo yahagarara Turukiya se wazuyikinisha, ntabwo bikunda. Brazil iri ku mwanya wa 12. Buriya se nayo Brazil nayo njya numva bavuga ko ari igihugu kitoroshye mu gisirikare, nta wabihakana. Indonesia ahubwo niyo ntazi
uyu ni umwanya wa 13 sinzamenya ku buryo Indonesia hano ni ku baturage ntabwo uzi ko Indonesia aricyo gihugu gituwe cyane muri biriya bice ukuyemo za India n'ibindi bihugu Misiri kaza noneho Ukraine yaje ku myanya wa 15 Ukraine yo wabyemera yarazamutse yarigaragaje nayo muri ino ntambara yayo n'Uburusiya. Ukraine isigaye imbere ya Iran se ndaguhakaniye nawe ugiye ubashyira mu kibuga. Iran ariko baravuga ko yamanutse sinzi ibibazo ubwo nyine no kuyimanura kubera n'izo lobbying ziba zirimo bati nyamuneka mu manura Iran itaza guteza ibibazo sibyo nakubwiye se. Atansiyo iri hejuru ya Israel. Iyihe? Iran. Iri hejuru ya Israel rwose. Maze Israel yasenye uruganda rwakoraga intwaro rwa Natanz Israel irarutwika yegwashize igihe kirekire ngaho Iran izatere n'agasasu na kamwe muri Israel tureba. Ahubwo Vietnam kuki itaza imbere? Vietnam haryo buriya muri iyi minsi usibye intambara tuyizeho zo muri za 50 ariko yaragerageje igihugu cyatsinze Amerika sha mu mateka y'isi. Afghanistan rehe uzahoze ndebere babasore ndabona byarangiye wapi. Ese igihugu kije imbere bwa mbere ni Misiri muri Afrika na Algeria birumvikana itikurikiraho. Taiwan rehe he umwanya wa 23 Taiwan Espagne yagumya hiri Germany Ubudage ku mwanya wa 25 umva ko ushaka n'ibyo tuvuga kuri urwo rutonde twegendere rutaza kudushingirira Ubudage ubwo za Pakistan zaje zirusha imbaraga Ubudage ahubwo nibyo nakubwiraga nyine na za Espagne nibyo nakubwiraga na Taiwan irusha na Thailand na Pologne ngirusha imbaraga niko nibyo nakubwiraga ngo ukuntu ibihugu nkeka ko bigenda bihisha amakuru biyashyira kure mu nda y'ingoma niko bishyirwa hasi ahubwo birashoboka ko Ubudage kandi koko nibyo Abadage ntibapfa kumenya utuntu twabo twabonye n'Umurusiya wabonetse ibyo bamukoreye ahita bafunga reba nka Canada iri muri super puissance z'isi ukaza kuyishyira ku mwanya wa 27 noneho Canada iri munsi ya Algeria baba we ngaho mbwira nuko igakurikirwa na Argentine ku mwanya wa 28 na Argentine na za Mexique ngo n'ubugira iki n'iki byose. Singapore iri ku mwanya wa 29 burya sifite n'igisirikare gikomeye ifite se abaturage bangahe uzi ko Singapore ngingana na Kigali ngingana n'uyu mujyi cyane bibaze nokore kereka n'amazu ari muri Singapore na ruhurura urumva na toilet n'iki byose uzigiza abasirikare kasirambwira igihugu n'ikingana na Kigali ngo gifite igisirikare gikomeye ibyo ngibyo birashoboka koko ntabwo byavamo ngaya ngo korera ndumva iby'uru rutonde ibyo rutonde bihishe byinshi ariko nkuko ho batashoboye kubona ahubwo ntureba ushakiye ibihugu bitagiye bitanga amakuru ugashyiramo ibyo bya Rwanda ugashyiramo n'iki byo utagiye tubona wasanga nabyo ariko se cyangwa se bazakora urutonde rw'ibihugu bidatanga amakuru yego tumenye n'impamvu cyangwa bw'isi zarukora uvuge umutimira ibihugu bitabonetse tugendeye kuri 36 n'8 ndumva ibisigaye twabibona tubishatse twabibona n'ubundi ibitagiye birimo nk'ubwo u Rwanda twabonye ko rutarimo sibyo sinigeze mbonamo igihugu nka Malawi banza Malawi ntayo nabonyemo nakubwira n'ibindi bitandukanye nka Benin ntayo nabonyemo Niger irimo haraho nayibonye ariko nk'amagineya yaba Amaquatoriale yaba makine dore ko zigira amoko menshi ibihugu nka Gambia iriya ni Benin Benin irimo iri ku mwanya n'isoza urutonde rwa Afurika n'isoza urutonde ariko amantuze ntabwo nayabonyemo ayo Magambia nyine ayo Maguinea nako Djibouti ntabwo nzi ko irimo iriya ya Djibouti ibihugu bitarimo ni byinshi umuntu yabishakisha Burundi ntaburimo kandi uzi ko Congo yagiye gusaba ubufasha igisirikare cy'u Burundi Tshisekedi akavuga ati gukurikije ubuhanga mufite na experience mu bya gisirikare ubu nje ahangaha ngo tuganire ku by'ubuhinzi n'ubworozi uko bwadufasha mu guhinga shaho we ibya Afrika rwose ntabwo byoroshye ariko nta kibazo niba Global Fire Power iba yafashe iyo initiative igakora ibyo ngibyo reka tubashimire ko bagerageje nibura gutanga aya makuru ahandi bayahisha
bayahishe bihatari. ayo nyine ubwo niyo baba babonye wenda ariko twavuga. Ubundi se bapanga ingufu za gisirikare ko batajya bahura ngo barwane, nibura tumenye nka buri mwaka habe shampiyona yo kurwana mu ngufu za gisirikare, ibihugu bijye mu kibuga byesurane. Byose ni agakino ntawamenya. Muri Congo rero kino gihugu cya Turukiya ejo bundi giherutse guha umurundo w'intwaro FRDC. Ese kariya kadege bane ko mwita ntuze nako rwa rudege rwazanye imbunda niba ari ibintu byari biri mu bintu bimeze nk'ibikonteneri, mu bikonteneri ariko buriya ni intwaro. tuvuge se ko harimo ya drone. Nabonye abashyigikiye M23 bari kuvuga bati ni mubizane, ati ibyo ngibyo mu minsi iri imbere tuzaba twabyigaruriye. Ntabwo bazi shaho icyo niba ari ziriya drone Kongo yaguze icyo zakoreye TPLF yo muri Ethiopia. Kandi koko ni iz'abanyaturukiya, ni by Qatar. By Qatar n'akarongo kagize gute ntazi. Uzi iriya drone ngo nirwanye kabariro no muri Ukraine buriya biciye biracika. Aho igeze nyine ngiragira cyane ko iraavance cyane, iraavance muri drone zigaragara ku rutonde ku isi, iriya iza mu za mbere zikomeye cyane. Ukongeraho na za zindi za kamikaze z'abanyayirani. Ariko ikibi kiriya drone n'amadrone atandukanye ukuntu zimaze gutera imbere, ni ahantu zirasira n'amasaha zimara mu kirere. Ibaze niba nka ziriya drone ziri kuri level yo kumara amasaha 48 mu kirere zitaruhutse, urumva zikongera zikaba zishobora kujya ku butumburuke udashobora gupfa kugira gute kuzibonaho wenda ngo ube ngo ngiri ibintu nk'ibyo bigusaba amamisiri akomeye, ariko iranahenze. Sinibuka ngo yigura amadolari angahe, ibyo twanabireba. Ariko Turukiya yinjira muri ya ntambara nyine. Turukiya hari ikintu cyahise kincanga. Wabonye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya ahita ateganya no kuza mu Rwanda. Wasanga ariho bati dore abaturanyi banyu twabahaye ibi n'ibi, namwe rero reba mushaka ibi bikonterakara, timutubwire dusinyana amasezerano, ntimugire ngo twebwe turabanzi, turi muri business. Kuraza kubona Patrick Muya ibyo ari buvuge. Bura uruzinduko w'umu minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda ruraza guteza amakimbirane. Amagambo ntago bagenda bati sha baratugurisha imbunda mugahita mujya i Kigali atuko mugiye gutanga kode yazo. Nk'ibyo byawe kugira ngo bazazangiza cyane. Ibyo ntabwo twicecekere tuze gukurikirana agakino, ariko nanjye nabitekereza. Wabitekerezaho impamvu, ariko no mugabo azaba ari mu rugendo rwo kuzenguruka mu bihugu bya Afurika bitandukanye. Izina rye ryari ingora niba uzi kurisoma ngo ni Mevlut Cavusoglu. Mevlut Cavusoglu. Jye sinyanirwa nkandiraho. Guhera ejo rero ku cyumweru nibwo yatangiye kuzenguruka ibihugu byo muri Afurika. Azaca muri Afurika y'Epfo niho yahereye, azakomeza muri Zimbabwe, aze mu Rwanda ku itariki 12, akomereze muri Gabon, Sao Tome na Principe. Uko biri kose n'ubundi iyo coincidence nk'ingi ntago wayica amazi ngo wihitira. Kuko niba Turukiya ifitanye business zikomeye n'u Rwanda, urabona Patrick nibo bafite amakompanyi manini y'ubwubatsi mu gihugu. Nibo bubatse BK Arena, bari mu bubatse Kigali Convention Center, ariya n'ama projet mega project zikomeye muri Afurika. Ndetse tutanavuga ko nibo barimo no gusana cyangwa se kongera kubaka bushya Stade Amahoro. Nabonye ngo nibyo u Rwanda rwohereza muri kiriya gihugu birimo biragenda byiyongera ku buryo bigeze ku gaciro ka miliyoni zisaga 10 z'amadolari ku mwaka. Ntabwo ari nyinshi, niba atari miliyari, niba bikiri mu miliyoni. Ariko uko byagenda kose muri ibyo bita geostrategy muri Afurika, uko u Rwanda ruteye, aho ruherereye n'iki byose, erega nuko rimwe na rimwe umuntu abivuga yigengesera. Buriya ukuntu isi yubatse muri geopolitique, hari ibihugu ushobora kugereranya na doyen w'ibibera mu karere aka cyangwa kariya. Dufate nk'urugero, ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Gambia utagize ikintu uvugana na Senegal, cyane ko byahoze ari ibihugu bitwaga Senegal. Harya ka Gambia ubundi ni kari muri Senegal. Oya, ntabwo kari muri Senegal, ariko kinjira gakava kunyanja kakinjira muri akarongo ku buryo umusenegal ashaka gacamo yiruka kakambukiranya akajya mu ntuza bari muri Mauritania sinibuka. So ubwo rero nko mu biyaga bigari, niba ushaka isoko kandi ibyo birasanzwe,
birasanzwe ntabwo ari ibintu bikaze kuba ushaka isoko ry'imbunda nk'uko muri DRC ugashaka isoko aha n'aha cyangwa hariya byanze bikunze ugomba kugira ikintu ubaza u Rwanda sana nk'ibintu byo muri Congo bavuga ngo za M23 niki ese ubundi kuki abantu batajya bazi impamvu M23 yitirirwa u Rwanda bakabishyira muri cadre ya politique we ngo ni ibintu by'ibihuha abone iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo kari akantu k'akajambo kazamo ngo abakongomani bavuga ikinyarwanda Rwanda ihita yikubitamo burya ifite ikintu gikomeye cyane ni impamvu ikoreshwa cyane rwose n'ibihugu n'Uburusiya ni impamvu bukunze gukoresha mu guhangana n'abaturanyi babyo uriya si muri Ukraine gusa b'Abarusiya muri Kosovo muri Serbia wumvise ko no muri Georgia za Estonia wumvise ko abarusofone nyine ibyo wakwita nka diaspora mu ruhande rumwe cyangwa communauté transfrontalière ziba ziva mu gihugu zijya mu kindi bigira imbaraga cyane wumvise ko hariho n'impaka zatumye Israel igenda iseta ibirenge mu guhereza ikoranabuhanga ryayo Ukraine cyane cyane biriya bitwaro Iron Domes bisenye imisiri bigengesera kubera ikiza yego Russia ni igihugu cy'igihanganye ariko abayisraeli batekereza kuri communauté juive iri mu Burusiya itari ntoya bakabikompara basubira muri Ukraine bimeze bite n'ikintu kisa ntabwo twandamayininze bene wacu baba hari kandi ni Abarusiya ndetse nkwibutse yuko twibutse n'abadukurikira ko buriya abantu batajya bikurikirana buriya hariho communauté juive muri Iran ifite abayahudi benshi b'abanya Iran cyane baba muri Iran no muri Maroc burango bari benshi nabonye no muri no guverinoma nshya ya Netanyahu harimo abakomoka muri Maroc babiri muri Maroc bahavukiye bakuriye ibyo ni ibintu rero udapfa gukinisha cyangwa za Ethiopia zahoranye bariya bafarasha uretse ko benshi muri bo batashye ibyo ngaho reba kandi ntibihana n'imbibi izo influence zose zirawakinga zituma ibihugu byinjira mu buryo bumwe cyangwa ku buryo rero utavuga ute se banyakubahwa urumva urabona imishinga dushaka gukora hari izawakinga reka dufate nk'urugero Turukiya ni igihugu cy'igihangange ku isi ha mu gisirikare no muri politike na diplomasi uboneka nicyo cyahuje Abarusiya n'Abanyaburayi na Ukraine kugira ngo ziriya ngano na kiriya cyambu cya Odessa gifungurwe igihugu cicaza rero Putin kikicaza no hano muganire nimwanga gutya na gutya ni igihugu kitoroshye noneho rero Turukiya ishaka kuvuga iti dushaka gukora imishinga hariya muri Congo wenda tuzubaka stade Goma tuzagira gutyo nk'ibyo ngibyo ese mwebwe murabona prediction yanyariye basanga bazarwana mu makuru barimo kubona arimo nko kurwana bakabaretse gukora imishinga yabo cyangwa bakavuga batese ibintu bizaduteranya ibihugu biraganira bakaza no gutata bakavuga ati reka tujye kureba frustration iri Kigali telefone bira ibintu byakiriwe cyane ko Kongo ihora ivuga ati sa nisa twatera u Rwanda tukaruvamira none se iyi bihugu birwanya ubundi kuko bino bihugu bivuga kurwana icyo gihe ni intwaro zakoreshejwe nazo zijya mu kandi kantu kakangurwa k'intambara igihugu cyateye ikindi gikoresheje izihe mbunda zakorewe hehe sibyo noneho mu mibano yihariye ukazasanga niba tuvuge hari nk'igisasu kiguye i Rubavu kandi kirashwe na drone ya Turukiya nubwo kirashwe na Kongo Turukiya nawe yinjiramo mu buryo burendere gite cyane kandi nawe byakuzamo n'urugero niba igisasu kirashwe i Goma bakavuga bati iki gisasu gikorerwa hana burya no mu butasi bw'intambara se nabonye ko zira drone za Iran nyine naho zisa nk'izashyize zateje ikimbirane kandi Uburusiya bwarabaga bwaraziguze no kugira ngo nyine abantu bumve ko niba tuvuge na Turuki ifite amasoko y'intwaro muri aka karere ibigomba kubiganiraho kugira ngo irebe nyiko bidahungabanya umubano wabyo batubwira nyine ko ari diplomasi ariko utwo tuntu batuganiraho ntibatutubwire u Rwanda rwo rugomba no kubikurikiranira hafi kuko urabizi ko Perezida Tshisekedi ubwe yareruye aravuga bati niba rwose ibi bintu bikomeje kunanirana nta yandi mahitamo tuzaba dufite erega no kuburya ibihugu byacu akenshi abantu banabyubaha mu buryo bafata nk'ubuciriritse ariko ninde wamenye se ko u Rwanda rutanakomvoka ntuzi abaturuke bitewe n'imbaraga n'umubano bafitanye mwiza akavuga ati no namwe se murashaka kwinjira mu gakino kahangaha ko tumenyereye aba ko twabonye indege zanyu kuri Goma abandi bakabaransinga bareba inyungu bafite Kongo bareba inyungu bafite mu Rwanda urumva akaza ati oya ntago bikaze nta birenze hari harimo wenda amata y'abasirikare bazajya banywa cyangwa imiti urumva
sasa ntawamenya we kandi bariya abantu mu burengerazuba bw'isi they don't care urumva nk'uko babivuze mu kiganiro banavuga bati ziriya drone zacu rero buriya twebwe twabitse n'utumisire tuzirasa twabahaye 500 twabahaye wenda 10 kuko ziriya drone 10 zirahagije namwe mugura ibindi bisasu 50 muzabirangiza niba nizibaza hejuru nizo zabakana ni business none se wagira ngo turukikuze ko ntayikuze u Rwanda igize amahirwe bose bakocuranika budahigurisha intwaro kandi dukunda kubigaruka mu biganiro byacu tugende gute rero noneho tugana ku musozo wenda twavuga ko Uganda yarunze abasirikare benshi ako uriya mupaka wa Ishasha ko utarafatwa hari ikihe kibazo kuri M23 kubavuga amakuru ahari ni uko ngo irimo irawusatira ariko wabaye gusatira byabaye gusatira na n'ubwo umupaka uracyagenzurwa na Congo ariko Uganda yo mu mboni zayo yabonye ikwiye kohereza abasirikare bo kurinda kwa ko ibona ko izo nyeshyamba ngo zikomeje kusatira za M23 ese ko kurumva M23 izagera igafunga amazuru Uganda niyongere kugira hana kuri Congo muri Nord Kivu kandi operation za Uganda se izazikora muri turi gusa cyangwa izaza no mu ntuzi izaza no muri Nord Kivu ahayegereye no muri Nord Kivu izahaza mu rwego rwa yasi kuko buriya muri turi hari mu rwego rwayo na Congo muri ya operation ngo ni Shuja muri Nord Kivu rero bazaza muri iriya cadre ya CAF bashobora kuba barababujije buriya bakavuga bati nyamuneka mwe kwegera hari ahantu muhareke mutaza gufunga amazuru tugatandukana na Congo dutandukanyijwe namwe ntago twabivamo koko Ishasha barayifa ariko iri kure uvuye hari abafashe mbere niba ari Nyamirima niba ari Nyamirima ukagera hano metero 27 rero 27 ku byo operatingamo rero ureba na intero hafite cyangwa wahagira ariko mu gisirikare ukana konta ibyo byuho ugenda usiga hagati abazabirinda ni ikinyesha mana ziba zifite abasirikare benshi bashobora kotsa igitutu abagenzuraga iyo mipaka byanaba ngombwa nka Uganda wenda bakayihasigira kugira ngo izahasigare izaba nayo operatingira kumanuka ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ngiye mbona amaherezo M23 biriya bice byegera imipaka ya Uganda izabisigira abagande nibamara kwinjira hariya cyane ko baba bizeranye bo nta kibazo bagirana ubundi kajya hehe Sabyinyo cyangwa se ugasanga izo ngabo za Uganda nizo zifashije gufata uwo mupaka nk'uko babihwihishije gufata Bunagana ahubwo tugiye koza tugiye kuri Ishasha itwica zanga dukererwe Bunagana se ko yafashwe na Ishasha bayifata urumva nta wamenya buri bivugwa ntabwo wabihakana byose hanyuma ngo uwo muntu wo muri Congo umujyanama wa Tshisekedi ngamaze iminsi avuga ibiki uyu mugabo rero yavuze ko ngo ari ibintu Tshisekedi akigera ku butegetsi yari yamiranyije n'u Rwanda gusa ni ibintu biraho yavuze cyaje kubinyamo ariko icyo nakubwira cyo nuko ibyo yavuze jewe nemeranya nabyo ntabwo ari ibintu bitangaje ntabwo bitangaje kuko amakontra yasinywe twese turayazi Tshisekedi ngo yegereye perezida w'u Rwanda aramubwira ati rero u Rwanda na Congo ni ibihugu by'ibituranyi kandi guturana nta kizabihindura nta kizaza ngo kivane igihugu kimwe hano kikimure kikijyana ahandi ati dufite igihugu gikize ati nawe ufite carnet d'adresse itubutse ati mbese ushobora kudufasha kubona abashoramari tugakorana business twese tukunguka byari byiza kandi giwe aho ngaho mu biganiro ndetse gukorana na bamwe mu banyamakuru nuko nabwiye ko iyi ngiyi yo ntandaro yo guhangana n'u Rwanda na Congo ari abantu babibonye hafi nk'aba mu burengerazuba bw'isi baravuga ati niba u Rwanda rwinjiye mu mubano na Congo ruraza kudukura ku mugati tu ubwo se shaka Rwanda rwatangira gutogosa zahabu rugatangira ibyo bitarafinere rugatangira gutogosa iki n'iki diyama babandi ba black market bakongera kuyibona ibintu byo mu Rwanda nabyo bigoye n'undi mu bintu bapangaga nuko byari guca intege n'abantu bashaka gutwara iyo zabu mu ntago babyemera rero bari abantu mwese ko bazizanaga ko bazizaho inyeshyamba bakazigurana imbunda bakavuga ati dufite imbunda zashaje zigiye kuba expire tuzabaha ibisanduku 10 namwe muduhe akamare kantuza cyangwa se akaburifikesi kanuze ka diyama none amatangiye kuzana menshishi mu isupu ngo mugiye kumvikana aya makontra y'u Rwanda na Congo yababaje ibihugu by'uburengerazuba bw'isi n'abakora nk'abacanshuro
n'abandi bantu bakora amadiru nk'aya ngaya kandi bakomeye ku isi b'abashoramari bafite amafaranga. Sinibuka hajya ya kampani yashongeshaga zahabu mu Rwanda bari Aridango iki n'iki yagiye he yagiye yimukiye Bugande. Sinibuka tuye kujya muri yo saga ni ndende, ariko icyo nakubwira cyo no cyuko rwose buriya abantu bashaka kubona Kongo ifite ubutunzi kuko Tshisekedi yari yabibonye. Bakora n'u Rwanda rufite New Canada address, no kuvuga ruzi kudiringa n'aba businessman n'aba businessman bose, urumva rukubaka ari amahoteli yabari abantu bakomeye muri za Qatar mu birunga. Biriya byose bino bihugu babe bicungira hafi, kuko ntabwo Tshisekedi yarananiwe kubwira ibi ngibi President Ndayishimiye, yarananiwe kubwira ibi ngibi Museveni n'abandi cyangwa se uzikakishijwe n'ibihugu byinshi. Abenguka u Rwanda aravuga ati kugira ngo ducuruze neza nuko twashyira hamwe nibwo mukadiringa ibi nibi, ariko wabonaga ko banumvikanye ko hari byagomba gukorerwa i Kigali bigatunganywa, gushongesha no kuyitunganya bikazajya haguruka mu karere yujuje ibyangombwa. Uhita ufata inganda zo mu Bushinwa rero zifasha amapfubyi zimeze gutya, uhita ufata inganda zo muri USA na London, nka London bafite stock nini cyane ya zahabu ku isi. Ubundi riba ari ikintu gituma amabuye y'agaciro yo muri Afurika atagaciro no kuba azina hatabaye na peteroli nuko uzi ko buriya nka Nigeria ifite peteroli nyinshi muri Afurika itangiye kuyungurura muri no minsi, niba ari Dangote, ariko Dangote wabishyizemo imbaraga, urumva. Ariko bahoraga bafata ibintu bimeze nk'imisitwe n'ibyondo bakabipakira bakabijyana kujya kuyungurura ahandi. Na Uganda ubanza ariko yateganyaga kubikora n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So nkavuga ngo rero umubano w'u Rwanda na Uganda na Kongo uko wagendaga wegerana byahangayikishije benshi baba bo mu karere, urumva, n'abarusohora mu nduru mu gihugu imbere babona yuko igihe bizinjirwamo n'u Rwanda na Tshisekedi bizaba bitameze neza. Uwo mushinga wa Perezida Tshisekedi na Kagame wo gushyira hamwe n'umushinga wa Tshisekedi wo gushyira hamwe mu Ventura muri amezi 18 bamaze baganira, kandi bikagenda bigera kuri finale. Byababaje isi, byarababaje cyane, niyo mpamvu bitazavamo rero batereka tubyivangemo. Umaze iminsi nsubiranye indwara yo kugabikira Tshisekedi. Tshisekedi ntabwo yari yaje nabi, ariko bariya abajenero baramwegereye, za ambasade ziramwegera ziti ibyo bintu urimo kujyamo n'abari abantu, urumva ukwanga ntabwo uko avuga indyarya iki n'iki nibo bazatwara menshi, urumva. Izo Rwanda yarizo zizana abasirikare nizo zigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, nizo zizana inasi. Hari umuntu muri commentaire witusubiza ikintu ndabizi cyari bunsubize commentaire yawe ndayakiriye, urumva. Icyo nshatse kuvuga ni iki, nuko diviser pour régner ni ikintu kiri mu mico y'abantu mu Burengerazuba bw'isi. Ni nayo mpamvu abantu bayibaza ngo icyo bavuga u Rwanda gusa iki bavuge mu Ventura gusa muri Rwanda andi mirongo yamaze gutungana. Nicyo nakunda no kuvuga, nta kintu FDLR itwaye biriya bihugu by'i Burayi, kuko iracukura ikazana akaduruvayo bakagura ibyo bashaka mu kaduruvayo, urumva. Ariko iyo u Rwanda na Kongo bishyize hamwe, niho twavugaga mu kanya, bahita bavuga bati buriya tugiye kujya tubagayinenga n'imbaho. Umuntu w'umugabo kujya mu biciro by'imbaho, imbaho tubona ku isoko ry'i Kampala urubaho rugura na ziriya mbaho zirakomeye, zikora amata akomeye, urumva, zikora ibiki n'ibiki, zikora ibatera by'imbunda. Ariko hano no mujyanama Tshisekedi kuntu asanga nyakwigendera Joe bajya gusa wagira ngo ni grand frère we rwose, bajya gusa cyane rwose, urumva. So rero iyi ntambara tunabona muri Kongo, ntambara y'amagambo hagati y'u Rwanda na Kongo, ugiye kuyisesengura neza ugacengera, usanga harimo ukuboko kuri inyuma kwa Tshisekedi. Abantu bamubwiye bati wikozeho biriya bintu wagize gutya, ariko nabo bakaba banavuga ati turabishaka no mu karere kandi nongera kubishimangira, nta twajya mu Burengerazuba bw'isi gusa. Diro nk'izi rega Kenya ibizikeneye, Dar es Salaam ntiyazanga, Angola ntiyazanga, urumva. Ariko uko kubenguka u Rwanda kwa Perezida Tshisekedi so uko atari yararangagije amaso ngo agiye n'ahandi ngo arebe uko byamugendekera. Kiriya cyizere yarashyize muri Kigali rero, buriya nyine abantu buriya bakomeye b'ibihugu by'i Burayi bikomeye baravuze bati uramenye natwe tuzi kubiyungurura, mushaka zacu zifunge se. Ukabona rero abantu bararwana, M23 bibaye turufu, yari maze iminsi arishe rishushu, ibi nibi abantu abaperezida bari ku mipaka bambukiranya bareba ibirunga uko bimeze n'iki, ukabona mu isaha nk'iyo guhumbya barashwanye, ubundi ukabona amatangazo aracicikana, super puissance twamaganya iyi ntambara ni y'ubukungu. Niyo mpamvu badashaka izina u Rwanda, ntibashaka ko, ni ukuvuga ngo izina u Rwanda ntibarishakamo bano bisi.
uko byagenda kose rwaca bugufi rwaca mu kirere rwaca ku butaka rwaca mu mazi icyo bararwihanye muri make ariko nuko babona rwabatwara intuzi rwabatwara umugati cyane rwose none se bashobora no kuvuga batariko wa mugati bari kujya bumvikana ku neza rushobora kuwucukura urumva urunyuze muri M23 aho naho bahagira akabazo bahagira akabazo bakavuga bati se ariko ntacyo akabazo bagira nako kaba ari kanini kuko niba hari kubaho amasezerano yo kumvikana Rwanda ya mujyi hariya zahabu zinyura ahangaha ibi nibi icyo no gihe cyo kuvuga ngo niyo Katanga yari kutunganyirizwa i Kigali niyama n'ahandi hantu hose izicukurwa kandi ntekereza yuko niba nibyo byo kumva ko na M23 ifite ibicuruza n'ibihugu runaka ariko kaba ari agace gato kadakavaringa igihugu cyose ari nayo mpamvu imibano y'ibihugu bikenewe kurusha ibyo abantu bibwira cyangwa amarangamutima ya benshi bajyamo bavuga bati ibi nibi tutabifitiye n'amakuru ahagije reka rero dusoze ikiganiro tuvuga ngo ibyo mu biyaga bigari ni birebire naho twibanze kuri Global Fire Power icyegeranyo cyayo ko yegeranya ibisirikare twavuze byinshi bitandukanye nkaba ntekereza ko rero ari aho umuntu udukurikiye nawe kubasha gusesengura no gusasanura ibyo tuba twavuze akabigaragaza muri commentaire ariko yaramaze gukora subscribe ndetse yabona ari sawa agashyiraho like yakumva atari sawa akamyira kamwe gacuramye urumva kugira ngo tumenye aho tuzahera dukosora cyangwa se dukora input mu biganiro byacu tubagezaho rero niba nta kindi wakongeraho sinzi reka tubashimire ikiganiro cyari uruvugiro General David Eugene Marshal na Denis Nsengiyumva dukomeze gushishikariza benshi rero kwegera ibiganiro byacu tubagezaho cyane cyane iki cy'uruvugiro n'izindi porogaramu za Bwiza TV na bwiza.com tubasezeranya ko natwe tuzabatengwa muri mwaka wa 2023 hamwe n'ikipe yadufashije gutunganya amajwi n'amashusho reka tushimire umuntu wese wadukurikiye ibiganiro harimo n'icy'uruvugiro naho gutaha ciao murakoze cyane.